ndindwanyi sibyo ndeba nabi mu byihanganire kuko ndindwanyi iyo tuvuze kungufu y'indwano niyo nize yego I'm a fighter umunsi wa mbere mpura na master wanyigishije yego uziko namwubahutse naramwubahutse kubera iki Nyamirambo nibyo ntabwo ndi buvuge ngo turabana babi ahubwo ndashimira kuba naravukiye muri Nyamirambo kuko dushaka kumenya iyo ushatse ukura ushaka kumenya birakorohera kugira ngo ubone inzira umunsi wa mbere rero mpura na master wanjye nukuri do nagiye imbere mfunga ibipfunsi ibaze master muzima grand master nshimira umuntu wese dukurikirana hano kuri Homiez Shine ariko by'umwihariko kuba amaze gukora subscribe kuri channel yacu tunabifuriza umwaka mushya muhire wa 2021 nje ndi Grinyo mu Rwanda hari impano ndetse n'imikino myinshi tujya dukurikirana yaba kuri televiziyo cyangwa ku bibuga bitandukanye ariko tukaba tutazi uko iyo mikino mu buryo yatangiye muri iki gihugu cyangwa se yahageze cyangwa se umuntu ushobora kuba uwo twakwita umucurabwenge w'uwo mukino cyangwa se w'iyo mpano aho yaba yaraturutse muri uyu mwanya rero twagize umugisha wo kuba turi kumwe na master umwe mu bagize umucurabwenge w'igitekerezo cyo kuzana umukino njyarugamba wa kungufu mu Rwanda. Master tuguhaye ikaze. Murakoze ku mu mwanya nk'uyu wo gusakaza impano ya kungufu ku banyarwanda no kubasobanurira amavuna amavuko koko imvo n'imvano y'uyu mukino mu Rwanda. Arakoze cyane master abadukurikiye turabizeza ko tugiye kuganira mukamva amavuna amavuko yo no mukino wa kungufu uko waje uko igitekerezo cyaje imbogamizi ndetse n'amahirwe hari ku muntu ushobora kuba yawukina rero twagira ngo utangire twibwira amazina yawe ubundi usibye master nayo uri buze kutubwira amavuna amavuko yaryo ubundi master ninde mu mazina ye bwite ubundi mpereye gato haruguru ngende umutoza mu rwego rw'ikirenga rw'umukino wa kungufu ariyo mpamvu bumva ngo master akaba rero mfite n'izina ry'ababyeyi bampaye ryo kugendana aho ngize haba mu byangombwa nitwa Bosco Ndizeye Manzi. Ngira ngo abantu ntago babaza amazina yacu bwite kuko baba bamenyera akazi dukora imikino dukina niyo mpamvu tuba tugomba kubwira abantu uri we nyakuri. Manzi cyangwa se master nduvuba binajyanye yavukiye he? Ngewe ndi umunyakigali navukiye mu murenge wa Nyamirambo mu kagari ka Kivugiza hano mu Badahigwa niho mu rugo. Master ni umunyakigali ariko biba byiza hari igihe biba ngombwa ko tubwira abantu ese narize amashuri mfite nangahe kugira ngo tumenye ngo na wa muntu wiza akagera kuri rwa rwego ashobora kugira impano runaka itandukanye n'ibyo yize. Master afite ayahe mashuri udutangiriye primaire secondaire niba na kaminuza hari ushobora kudusangiza ayo mashuri ufite? Natangiriye amashuri abanza kuri EPA hariya ku Gitega hanyuma ndarangiza njya kwiga kuri APAPE Igikondo niho narangirije amashuri 6 yisumbuye. Mu mashuri 6 yisumbuye ubwo ushobora kutubwira ati nakurikiranye amasomo ya naya kugira ngo twumve ko hari ahantu biri buze guhurira na sport? Urebye ndi nikundi imibare niyo nakurikiye hanyuma tangiza muri icyo ciciro hanyuma rero sport yo ndumva twayijyaho by'umwihariko. Turaza kubiganira niyo mpamvu tutangira twumvisha abantu uri we nyakuri kugira ngo baze kumenya uwo bari kuganira nawe. Abantu benshi bavuga ko imibare cyangwa se physique cyangwa se mu science muri rusange umuntu yegiyemo usanga nta yindi mpano ashobora kugira cyangwa se andi mahirwe amuri ruhande ashobora kuba yajyamo. We niye motivation wagize kuba waravuye mu mibare ariko kumva ko na sport ari ngombwa ukaba ushobora gukora sport kugeza kuri runo rwego? Nibyo nintangira kukubwira kuri sport nayitangiye ndi umwana muto. Nayitangiye mfite imyaka 8 ariko mu kwiga kwanjye nagize ubuhanga nakwita ko bufite ireme mu kumenya imibare cyane. Nkaba narakundaga n'ikintu cyitwa chemistry cyane. Nkaba narakunze nkunda physics
ariko ibyo nibyo ahanini bikunze guhura ahubwo n'abantu bakora imikino yacu ino mpano yacu ijyanye n'ibintu by'imikino njyarugamba. Ubwo rero kubera ko nge natangiye mfite imyaka 8 ntangirira kuri Club Rafiki ntozwa acrobatics imikino ngororangingo. Mu gihe rero mu myaka 8 urumva nari nkiri mu mashuri abanza hari akurepa tukajya tukora iseruka rigaragaza iyo mikino abari bariho muri icyo gihe wenda tukibasha kuba tukiri kumwe nabibibutsaho ariko nabandi mbibutsa cyangwa mbaha amakuru yuko uyu mukino wa acrobatics aba ari mwiza ku mwana kandi bikamufasha kubera ko cya cyiciro cy'imibare navugaga usanga bigendana kubera ko iyo siporo ibifasha umuntu akiga neza. Ubwo rero nakuze kuva mu bwana nkunda gukoresha imibare cyane ngeze muri segonderi numva ko ngomba kuyikurikirana ariko ntabwo ndagira amahirwe yo gukomeza universite. Izi mibare kandi nuriya mukino njyarugamba ya cyangwa se kungufu nayo njya mbona hari ukuntu hazamo imibare wenda tuzakomeza tugende tuganira agenda duhuriza ukuntu imibare iza muri uriya mukino. Ariko master twagira ngo tukubaze hari igihe umuntu agenda agakurikirana impano akirengagiza ko hari izindi nshingano ku ruhande ashobora kuba yarashyize mu bikorwa. Master afite umugore? Ndubatse mfite umudamu n'abana 5. Umuryango w'abantu 7 urumva harimo madamu n'abana 5 turi 7. Mfite umuhungu w'imyaka 21, umukobwa w'imyaka 17 n'undi 15 n'utwana duto tw'imyaka 5 n'akandi 3. Yego. Reka tuve ku gice cyo kwibwira ndetse no kuba twakumenya tujye mu kindi gice cyihariye utubwire siporo noneho kungufu icyari cyo yajite numva ko iki ari cyo kiganiro noneho tugiye kwinjiramo tukabwira abantu kungufu icyari cyo. Utangira watubwira kungufu ni iki? Umuntu ashobora kumva ngo kungufu ashobora guca ku kibuga bari gukina wenda bakamubwira ngo ni kungufu ariko mu by'ukuri kungufu ni iki? Kungufu bundi mu magambo arambuye ni umuco ukomoka mu gihugu cy'Ubushinwa. Iyo mvuze umuco rero mu muco haba harimo ibyiciro byinshi ariko abo bashinwa uwo muco bawukomoye ku buryo ibidukikije tubana nabyo. Muri ibyo bidukikije rero harimo inyamaswa. Izo nyamaswa harimo izikaze cyane kurusha izindi. Turebye neza hari izo dufite hano mu Rwanda hakaba n'izindi wenda zagiye ziba muri ibyo bihugu by'Abashinwa. Abashinwa rero bagiye bitegereza uburyo izo nyamaswa zihangana mu buryo bwo kugira ngo bwo kwirwanaho. Noneho mu kubireba uko zitambuka uko zihagarara uko zisimbuka uko zikwepa ndetse uko zifata umujinya. Zimwe na zimwe murabizi ko hari n'izi nkazi twese tuzi dutinya nahera wenda urusamagwe ngereranyije icyo twita tiger. Hanyuma hakaza inzoka nta utayizi. Ndaza kugerageza kwerekana n'ibimenyetso byazo uburyo zifata uburyo zirwanamo kugira ngo ubireba uno munsi neje azavuga ati burya koko kungufu ni umuco ariko ukomoka ku nyamaswa wagiye mu bantu bawigiramo uburyo bwo kwirwanaho bwo kwitabara bakugendeye kuri amayeri y'izo nyamaswa. Muri izo rero nari mvuzemo 2 nakongeraho n'igisiga. Igisiga kigira inzara nta muntu utazizi dore nize 3. Inzara rero z'igisiga iyo kigiye gifata mu ngingo kigafanza kugira gute gutobora iyi mitsi ijyana amaraso mu mutima. Ukuvuga ngo ngomba kwitoza ku buryo izi ntoke 2 nizifata hano zizahita zifata ya mitsi minini ijyana amaraso mu mutima dore hano ni mu kaboko k'ibumoso. Hanyuma ryagufa shiremo rwa rutoki bikuremo njyana n'imitsi. Ubwo rero tiger yo ni ibiganza cyombi cyose. Tiger ukuvuga ngo inzara iraza igafata iki gice cya hano igakuraho kubera kwigira imbaraga nyinshi. Ubundi abahanga bavuga ko iyifashe gutya ibikoresheje ibiro 430
gutya ni ukuvuga ngo fasha umuntu nanjye gutya nkakurura bankoresheje imbaraga z'umurengera ku buryo aho nafashe murabyumva uko bigenda ushobora gufata ukuyita mukarivanaho. Indi nyamaswa rero itangaje cyane tuzaganiraho cyane mu bumenyi bw'abashinwa iri no gukora ibitangazo n'umunsi abashinwa bagenderaho ku kirangantego cyabo ni dragon. Iyo witegereje iki kiganza gutya ukareba neza inyamaswa nagereranya iriho mu Rwanda twareberaho ni umurizo w'ingona. Urebye neza ku murizo w'ingona inyuma ya magaragamba yayo ameze gutya. Noneho dragon igiye ku wa murizo w'ingona uzarebe iyo ikintu cyaje neza yakibonye uzabyumva ngo ingona ngo irigata igicucu cy'umuntu. Ntago mu by'ukuri irigata igicucu cy'umuntu, ahubwo iraza ikajya hafi ye mu mazi igashibura wa murizo akaba ari umukubita. Bityo rero ubundi twebwe tujyana kurya ubwo nimba ari kwijosi urabyumva uko bigenda kuri ya mitsi zamura amaraso igahuza ubwonko n'ibindi bice by'umubiri. Iyo nkubise gutya amaraso ahita atandukana hakazamo ubusa. Iyo ari mu gice cy'ubwonko uhita ubura ubwenge, niko babyita ubundi tugw'igihumura ukabura ububuza ubwenge, niko babyita kuko ahangaha niho hatuma umuntu ahagarara. Ubwo nkubise kuriya nkongera gutya hashira hagati mu gatuza urabyumva. Iyi dragon rero ni ikimenyetso cy'umuriro. Akenshi abahanga bavuga ko icira umuriro. Muri uko gucira umuriro ngiye nkora imyitozo nitonze nkicara hakurura umwuka hawurekura mu kanwa hongera nkitonda harekura. Iyo mnicaye gutya amaraso yose ageze atembera mu minota 2 yose abazengurutse umubiri kuva mu rwara kugera mu musatsi. Iyo amaraso rero azengurutse umubiri wose hashiramo imbaraga umuriro uhituzamo. Wa muriro n'utuma bwa bushyuhe muri kubona dore ngubu. Ya dragon rero kubera ko yo igaragaza wa murizo dore ngiki cya kiganza nzakizana nkubite hagati mu gatuza. Wa muriro uzamo hano mu kiganza. Hari abo twitoza tukagera ku rwego uwo muriro usohoka mu kiganza ukinjira mu muntu ugasohokera nakubise mu gatuza. Za mbaraga ziza ari umuriro zikagenda zikinjira muri wa muntu zigasohokera inyuma mu mugongo. Ibyo nibyo nabyo narimbabwiye ntino nyamaswa tuzayiganiraho cyane kubera ko ifite amateka akomeye. Akaba ari ni iri no mu kirangantego cy'Ubushinwa ko ni inyamaswa yari ifite imbaraga zidasanzwe icira umuriro ariko igasobanura ibimenyetso bitatu bikomeye bishobora kwigirwaho n'abanyarwanda bakamenya ubwenge bari abantu bafite. Niyo irimo bwa buhanga bwose muzumva mu ma university y'Abashinwa kuko bakoresha mwihangane nkoreshe amagambo y'Igishinwa bakoresha chi. Kwa kundi nari nicaye chi ndatuza. Iyo ntuje hanura amaso buhoro hafungura ururimi imbere hazamura umwuka. Iyo nzamuye umwuka ntangira kwiyumvamo ngewe. Nawe ugerageza urabyumva uzamuye umwuka urawumva. Gutya iyo nkoze inshuro 36 amara yanjye agira za mbaraga zidasanzwe kuko amara burya niyo azingatira umwuka utuma igifu gikora umwijima ukora ndetse n'umutima. Niyo mpamvu uzumva iyo bagukubise ingumi mu nda utiteguye urumva urimo urakora bya bindi navugaga mu kanya. Noneho ibi bikajyana no mwitekerereze ifite ubuhanga bwo gutekereza ku kibazo runaka. Ubwo nimba nicaye nkatekereza nti hari umuhanga undusha mu bumenyi ese burya akoresha naramurebye mbona arafata akubise ingumi. Okay reka ndebe tayiga burya
nubwo ari urusamagwe rufite ingufu inzoka irwizingiraho ikarwica yego noneho inzoka iradoma ntago rero inzoka izazidoma mu mubyibuhire n'imbaraga za tayiga yego oya inzoka izareba hantu horoshye kandi hateje ikibazo ku mubiri yego sindi buvuge henshi umuntu agira ahantu 486 aho ushobora kumukoraho horoshye mu masegonda 3 mu byihanganire niyo magambo turi bukoreshe 486 ngiye kuvuga aho tuzi twese watubwiramo nk'atanu wenda kuko tuzagira umwanya uhagije wo kubiganiraho iyo concept yo ndumva ari n'ubuhanga bw'abantu rero narindi kuvuga abashinwa barabwize wenda tuzabisesenguraho yego warutangiye kutubwira ibice bimwe na bimwe byo ku mubiri w'umuntu twakwita ko ariho ni weakness line sinzi ukuntu mu Kinyarwanda nabivuga ariko yego ahantu horoshera umuntu kuba wagera ku ntego yo kumunesha vuba bishoboka kandi bitafata igihe kuko utinzwa gusa no gukora aho hantu ubundi nicyo kibazo kuko speed nayo biri mu bintu umuvuduko uri mu bintu kungufu ugenderaho ibi rero tuzagira igihe gihagije cyo kubiganiraho niyo mpamvu turarikira abantu kuzakomeza kudukurikira watunyuramo muri make nk'ahatanu wenda aho abantu basanzwe bazi kugira ngo tutabicisha amazi ndajya mbereka ibimenyetso n'igihe bikoreshwa ni ukuvuga ngo uru rutoki ndarutoza buri gitondo nkajya ndushinga mu mucanga ushyushye urarubona uru rutoki ruzagera aho rukomere hahandi ishobora kurukubita reba insina yego cyangwa byose umubiri w'umuntu ntabwo ukomeye kurusha insina impamvu uri kubona aka kaboko aka nako kwikiza umwanzi ikintu cyose azakora nimba nteye igipfunsi ndakigizayo hanyuma muri kwaha nkubite neza mu mutsi ujyana mu kaboko k'ibumoso munsi neza aho umutima uri ibi mbikoze saa 6 z'amanywa tubyumvikanaho neza ntabwo ari buri gihe uko uzatekereza ngo reka nkubitira ndabona uno muntu ari munini hari umumetero avuze n'inkori ariko ntabwo mbabwiye ngo tubikoraneho twe tubikora mu marushanwa tukamenya uburyo tubyikingamo nabibabwiye ubwo rero saa 6 z'amanywa ku bahanga muzi ubumenyi bw'umuntu muzi ubice by'umubiri umutsi ujyana amaraso mu mutima ubu wongereye pressure iyo wongereye pressure saa 6 z'amanywa kandi umuntu ashonje umutima uba ufite imbaraga nkeya wowe ukawongerera umuvuduko ku bahanga muri kubyumva umuvuduko hari abantu bajya no kuwivuza murabizi none ngewe bitewe n'imbaraga nashizemo n'igihe namaze nitoza mwongerera umuvuduko yego byanze bikunze wa muntu ahita abura iki guhumeka saa 6 z'amanywa ubwo iyi ni style igendera ku kiyongoyongo murakizi kiyongoyongo witegereje neza urabibona kikupita rimwe kikagaruka noneho rero tugiye munsi y'ikirenge mu gitondo tugiranye ibibazo uraje fasha igipfunsi nkikupise neza hagati y'ikirenge ku bantu bazi reflexology cyangwa abantu bize ubumenyi bujyanye na massage bungu bigezweho yo kuba wagabanya umunaniro w'umuntu ugomba kuba ikorerwa munsi y'ikirenge kuko munsi y'ikirenge harimo ibice byose bigize umubiri w'umuntu munsi y'ikirenge bakariho hagati na hagati rero burya hashushanya ibihaha iyi ngumi yanjye ndayizeye ko ifite ibiro bigera hafi muri 250 ni ukuvuga ngo akaboko nkagenda ari inyundo ndagira gute shop gutya hagati y'ikirenge neza ifashemo gutyo ubona mbigize bikaba ari mu gitondo nyuma y'amasaha 2 twatandukanye nanagiye tutanavuganye byinshi abaganga bari hafi barakujyana bashireho sima cyangwa
amaze kutubwira ko mu kwaha ariho ari ahambere umuntu ashobora kugukubita akakunesha mu buryo bumworoheye kandi bwihuse. Aha kabiri ni iyo witegereje nababwiye ko muri izo nyamaswa eshanu harimo n'inzoka rero. Yego. Iyo urebye iki kiganza neza gihagaze gutya urabibona ko ari inzoka ihagaze. Yigenda muzi ko igendesha inda yikurura hasi. Ni ukuvuga ngo igihe cyose natoje intoki zanjye zigakomera nkashiramo imbaraga za kimuntu nkakubita nzagenda nshaka hantu horoshye. Ni ukuvuga ngo ninjiye gutya nkakubita mu gutwi. Ugutwi murakuzi ko kugira intuza bakunze kuyita ngo ni ingoma. Iyo ngoma rero iyo nyikubisemo ikaziba byanze bikunze mu gutwi hakorana no mu mazuru, hakorana no mu maso, hagakorana no mu bwonko. Byanze bikunze iyo mitsi yose ndayizibye. Wa muntu urumva bimuteje atabalance guhagarara no kurwana. None rero tugarutse kuri dragon nababwiye ikoresha iki kiganza. Iki kiganza twavuze ko ukishira mu ijosi nayo ni inyama yoroshye. Hano hari imitsi ijyana amaraso mu mutima, akaba n'indi zamura ijyana mu bwonko. Iyo nkubiseho cyane oxygene yitibura hagati y'amaraso n'ubwonko umuntu akikubita hasi. Noneho rero iki gipfunsi iki ngiki nakibabwiye nacyo ko neza ni kinubi. Kinubi rero yanjye ni inyigushira hagati mu maso neza hano. Namariyemo imbaraga zanjye uko zingana nk'umuntu witoje igihe maze mba nizeye ko mu gihe kitarenze iminota 2 guhaguruka biraba ari ikibazo. Ubwo rero aho ngaho ni hake cyane mu hantu ushobora kukubwira tutagiye handi tuzahaganiraho reka n'abantu tubatera iyo nyota yo gukurikirana ko ibyo bice byose bingana. Warukiri kutubwira kungufu niki, watubwiye aho yavuye, utubwira ko abantu birefera kuri ziriya nyamaswa uko ari enye. Ngira ngo byo tuzagira umwanya uhagije wo kubiganiraho. Ahubwo ndibaza waba waramenye kungufu ryari? Nababwiye ko natangiye acrobatics hari mu 1987. Nari mfite imyaka icyo gihe 8. Yego. Hanyuma niga imikino ngororangingo. Nyimaramo igihe nibwo naje guhura n'umutoza wanjye Simbiza Miri nyuma y'imyaka 6 nari mfite imyaka 14. Anyigisha imyaka 10. Hanyuma nkuko mubizi igihugu gihura n'ibihe twagezemo aho u Rwanda rwahuye n'amahano ya genocide yakorewe abatutsi. Simbiza Miri rero yaje kwitaba Imana, nge sigarana ya mpano. Yego. Iyo mpano rero nkuko naje kubireba mbitekerezaho ari naho havuye igitekerezo mubona kungufu uno munsi iri mu gihugu cy'u Rwanda. Naricaye mbona ntazabyihererana nge nyine. Ndebye mbona dufite ubuyobozi bwiza kuko icyo gihe twe tubyiga wigeze kumbaza ku babyeyi. Yego. Akenshi burya najyagayo meze nk'uhisha utorotse. Ariko haje leta nziza numva baraduhamagara muze mwitabire siporo, birantangaza cyane. Ntangira kujya njya ku mastade, ntangira kujya njya mu bigo gutoza. Nandika nasaba muri ibyo bigo gutoza abanyeshuri ba mu burenganzira. Ndagira ngo nkubaze, utubwiye ko wayimenye, uko yatangiye, uko wayitangije, ariko umuntu ashobora kwibaza ngo wayitangije ufite izihe ntumbero, washaka kugera kuki? Mbese iyo ubwo buhamya nibwo mu nyihanganire ngaruke gato ya ku bayobozi bacu. Yego. Nabyize nzi ko nitabara. Nakuze ndi umwana ubyibushye w'ibiro byinshi. Noneho iwacu bifite nyine urupangu rurimo umwana ubyibushye munini. Narasohokaga nkahura na challenge hanze. Bakaba banyaka n'ibyo mfite. Muri ibizo leta zabagaho zititaga ku burenganzira bw'abana, wasohoka umuntu akaguhemukira bikarangira bakaba bakwaka n'imyenda. Kigeze no kumbaho. Niko natangiye gutekereza uburyo nagira akirwanaho. Ariko mama shimira cyane aratekereza avuga ati reka no mwana ubyibushye ngende mujyana nazajya akora siporo agabanye ibiro n'umubyibuho wari ukabije.
muri kwa kugenda nkahohoterwa bana badafite uburere twahura hanze bakancuza utwanjye nareba n'abantu bahohoterwa hanze ku cyo gihe hari hohoterwa rwose ntago tubihisha ni ibintu byabayeho nibwo umutima wagiye ukunda ibi bintu by'imikino njyarugamba nza guhura rero na Simbizi mu 1987 agenda nkurikira buhoro buhoro abonye maze kugera kuri cya kigero cyiza navuze ariko ari ibanga rikomeye twitozaga mu ibanga rikomeye nacyo nshimira ubuyobozi bwacu bwadukuye ahantu twitorezaga hadasobanutse tukajya yo hirya hatagera abantu hadasobanutse ariko uyu munsi njye mbasha gutoreza ahantu nkanatumira nabo bayobozi bakaza ubwo rero urumva guhera w'1996 nibwo nakoze club ya mbere mbifashwamo n'abayobozi mu murenge wa Rwezamenyo iyo club yitwaga Dragon Union yagize amateka menshi meza maremare kuko natoje urubyiruko mu nzego zose zitandukanye haba mu mashuri haba no mu bigo by'amashuri bakayikunda ndibuka ko hari aho wasangaga mfite abanyeshuri barenze 200 kandi ngiye nigize ndumwe ariko n'umwana ugira amahane ukunda ibintu mbese byo gushaka kwigaragaza cyane ariko mwarimu akajya mu burere aribwo bwatumye nanjye menya igihe kimwe nabaga narengereye nta muntu utakora amakosa ariko hagira igihe cyo kwigarura ariko iyo sport muri iki gihugu cy'u Rwanda iri mu rubyiruko rurenze 6,000 hirya no hino tubwire intumbero Kungufu mu Rwanda yatangiranye ndetse utubwire niba mumaze kuzigeraho cyangwa se harabura iki kugira ngo zigerweho mu by'ukuri nkuko nagusubije leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yari yatifite muri programme yayo gufasha urubyiruko nahuye rero n'umuyobozi nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwezamenyo niwe wadufashe aratwo uburenganzira bwo gukora dukora amategeko ngenga mikorere dushiraho ubuyobozi club ya mbere ivukira hano kuri Saint Charles hano i Nyamirambo icyo gihe rero nabikubwiye babagara abanijana aho Kungufu yageraga indi mikino yose yavaga mu nzira kureba abantu bigana inkende kureba abantu bakora inzoka baguruka ngiye nafite n'indi mikino iteye amatsiko cyane ku buryo abantu babyibazaho bakagira bati wenda ni ibindi byerekeranye n'imyemerere n'imyuka mibi kandi rwose ari ubumenyi nababwiye babashinwa bagenderaho bagendeye kuri ya nyamaswa yitwa dragon nababwiye isobanura ibintu bitatu harimo umuriro harimo ubuhanga bumenyi bw'umuntu ari cyo bita meditation mu kintu mu cyongereza hakazamo n'ubuvuzi medical science nukuvuga ngo muri iyi sport turivura muri iyi sport dukoresha gutekereza aribo bahanga mwabonye ba Confucius ntaho batari ku isi uno munsi ubushinwa buri kuzenguruka isi nababwiye ni mu mbabare mbivuge ko ari amabanga y'abashinwa mvuze bari kuyobora isi kubera ko bakoresha bwa bumenyi bwa ya nyamaswa mu gutekereza no kureba kure yego n'abantu ariko cya kimenyetso cy'umuriro abashinwa iyo begereye ntago bazakwereka ubumenyi bwabo kubera ko ya nyamaswa ikoresha meditation rero bisobanura ngo banza umenye ubuzima bwawe bukwerekeye hanyuma uzagutke uzamura society urimo nanjye rero niko nabigenje naragiye njya muri uwo murenge turakura Dragon Union ivamo Kigali Shaolin Temple nishira hamwe ryakoze riragenda rigera Nyanza Shaolin Temple rigera i Musanze baratwakira tugera Rubavu tugera mu Burasirazuba mu bigo byose bitandukanye ariko nongeraho kakantu kubera ubuyobozi bwiza bwabashije twemerera tugera ku ntego zacu nziza intumbero rero yari yo kugira ngo umuco mwiza nk'uyu musakaze ntazagira umwana uzongera guhohoterwa nkuko wenda ngiye n'abana rahoye n'ikibazo abantu bakankuramo imyenda bakayitwara kandi noneho baba nadufite beza guhera ku myaka 17 bige kwitabara nababwiye n'u Rwanda ni igihugu kitavogerwa n'ubonetse wari wese niyo mpamvu rero natwe
dufite umuco mwiza wo kuzamura urubyiruko. Ugarutse ku muco yaba ari ubwirinzi cyangwa se n'umuco muri rusange w'imitekerereze kuyizamura mu gihugu ko ariyo yari intumbero rusange. Ese mubona yaragezweho cyangwa se mubona habura iki kugira ngo igerweho? Ntago ndagera ku nshingano kuko Imana ikomeje ko mu buzima nzayikina nibura kugera ku myaka 87. Ni nabwo nzaba maze kumenya hari amabanga ntarereka abanyarwanda, ariko nzagenda nyerekana no muri iki kiganiro ndabyemeza. Nabohotse kugira ngo impano nahawe n'ubuyobozi bwo kugaragaza ibyo dufite, ibyo abanyarwanda bicaranye, tutazaba nkuko munyumve neza abazungu badukoreye bibi, baraje basanga dufite ubumenyi, dufite byiza, barabuhisha. Ubu abanyarwanda bundi dufite ubumenyi duhereye ku bami Ruganzu Ndori yari umuntu ufite ubumenyi. Uyu munsi rero nanjye ndabufite muri Kungufu, nshaka ko nzabereka uyu munsi ejo umwana w'umunyarwanda ajya agenda muri kano karere mbere na mbere akaba afite umutekano we ku giti cye. Icya kabiri akakunda igihugu kuko ubuyobozi buradukunda, bwampaye aho gukorera ndatoza. Nukuri natoje mu nzego zitandukanye ku buryo n'abajya mu mahanga natoje baratoza abazungu, birabatunze, ndetse nanjye ubwanjye bandusha ubushobozi. Urumva rero igihugu cyacu ni cyiza. Noneho rero intumbero nari mfite yo kuzagera kuri objectif, ndumva nzayigeraho neza. Ibanga rya Kungufu hahandi muzamenya isohoka ikagera kuri impact, dushobora no gukora amafilme meza, tukanacuruza, tukakora n'ibintu bifitiye igihugu akamaro. Urakoze cyane. Muri aka kanya hari umwana ushobora kuba ari kureba ino interview akumva agize inspiration yo kuvuga ngo nanjye nabigenza ne kugira ngo nkore Kungufu. Wadusangiza naye mahirwe hari yo kuba umwana yaza mu mukino wa Kungufu? Ubu ngubu ndi kuzamura impano mu rubana batoya, kuko wabimbajije ati se n'uwawe bite mugendera hafi. Ngewe umubyeyi yanzaniye umwana ntago mwirengagiza, hatabara ababyumvishe ruguru avuga ati ntoya nanjye ntago nzamujyana. Oya, muzane mugorore, ntangire mugorore, mwigishe igipfunsi, mwigishe kurwana, bira ubona kabisa nanjye nzi ko nanjye nzabiyereka ibya byose. Ntago ndi hasi, ndi mu rwego rushimisha. Yego, nimunzanira abana tubatoze, tubereke umuco wo kwirengera, bakunda igihugu cyiza Imana yaduhaye kiryoshye cyane, kuko ngewe ibyo nakiboneyemo rwose ni byiza. Nshimira cyane cyane n'ubuyobozi bwacu. Cyane ko tubahishiye byinshi kuri wowe uzakomeza kugenda twereka. Nagira ngo duse nk'abaganira, dusoze kukwibwirana no kukumenya, dusigye amwanya wo kugira ngo ujye gutegura ibintu uzatwereka ubutaha. Ariko tutari twagera kuri icyo gice, nagira ngo utubwire kuva watangira gukina Kungufu, watubwiye imyaka watangireho 8, ubu ngubu ibyo ari byose n'abatureba baragukurikiye, umaze kuba umugabo w'igikwerere. Ubu ngubu umaze kugera kuki ugikuye muri Kungufu? Turavuga wenda certificate cyangwa se imidari, cyangwa se wavuye mu Rwanda ujya mu bihugu bitandukanye. Watubwira muri make, uduhe ikiganiro gitoya kuri iki cyane. Mbere na mbere ndashimira abafashe igitekerezo nk'iki ngiki, cyane cyane nka Homiez, kuko tugiye gukora Homiez Training Center. Nkabandimo ari nge mutoza mukuru. Nkanashimira itangazamakuru, kuko iyo mutahaba hari abantu bari kuzajya babona ese bari abasore tubona, abo bana tubona mu bivejuru, abo bana tubona mu mafilime, ko ba papa babo ntabahari, se byarizanye. Abanyarwanda tuzi Kungufu tuyibitse. Kare nigeze kuvuga ko nayitangiye, hari abari bayizi barihisha, ariko ngiye negera ubuyobozi bumufasha kwegera abanyarwanda. Duhugura urubyiruko mu kurwanya ibiyobyabwenge, kurwanya sida, kurwanya ibi byose mubona abantu batabasha kwihangira umurimo. Wari uri kumbaza se bikumara iki kugejeje he? Abanyarwanda bavandimwe, Kungufu ni umukino uzamura umuntu ukamuvana ku cyiciro yarariho hasi ukamuzamura mu ntera. Nkubwiye ibihugu maze kujyamo kubera Kungufu. Wadusangiza ukatubwira ati ABCD, ukatubwira nka bitatu. Reka mvuge hafi. Abagande ejo bundi Mbarara twaberetse uko duteye abanyarwanda barabizi. Twaragiye twihererana mu Uganda witwa Kesa.
ni n'umunyeshuri wanjye wamutsinze uwo yari champion imyaka 6 mu gihugu cyose nta wavugaga tugezeyo nuno munsi umenya ari kwitoza amarira ari ku mutwe tuzakorera imatch dushobora kuzabereka mu minsi iri imbere bisobanura iki rero aho ni Bugande twagiye muri Kenya duhangana na South Sudan tuzana umwanya wa 3 tujya muri Tanzania 2003 nahawe igihembo cya mbere muri Club Dragon Union ntihabwa na Chinese Embassy ihagarariye igihugu cy'Ubushinwa mu Rwanda nk'umuntu wahagarariye umuco wabo mu gihugu cy'u Rwanda bampaye igihembo cy'ishimwe cy'icyubahiro nagishikirije icyo gihe Minister wari uhagarariye urubyiruko kiri muri hariya muri Ministeri y'urubyiruko n'ushinzwe urubyiruko n'umuco ngira ngo icyo gihe niko yari yitwaga nyuma yaho gatoya twabaye abambere nanone club ihagararira izindi 33 mu mujyi wa Kigali mu irushanwa ryari ryateguwe n'umujyi wa Kigali mu busabane hanyuma rero aho ntangiye gusohoka rero nazanye certificate nakuye muri Kenya mu mikino ihagarariye imikino yose y'Iburasirazuba bwa Aziya mu magambo make yababyita ni Oriental Combat imikino yose ihagarariye Aziya nazanye n'indi hano hirya gatoya mu Bugande aho dufite umusore wabaye champion akaba ahagarariye ibiro biremereye ngiye kuvuga rero ama certificate ubundi ageze muri 20 nangaye nkaba mfite n'igihembo cya award cya UN Habitat n'umuryango ushinzwe imiturire no kuzana ibingibi bazana amazi meza mu byaro nk'umuntu wafashe urubyiruko nduvana ku muhanda hari abana nagiye nkura ku muhanda bakabasha gufura bakabasha kujya kwiga bamwe ndetse nkanabishurira amashuri ariko mbifashijwemo na bwa buyobozi navuze ko ntabwo ari ngewe wigira ama certificate rero ni menshi ibyerekeranye n'imihigo yo nahize nayo imbere ahangaha irahari tuzagenda tunabigarukaho inshuro nyinshi ahubwo murakoze cyane kuko n'abanyarwanda ibya byose ndumva mbateye amatsiko yo kuzareba tesuo koko nibyo hari n'abandi batoza muzi hirya no hino ese bihagaze gute hagati yanjye ku buryo nagira icyo nereka abanyarwanda cy'itandukaniro harimo n'abajyaga bakumva gusa bakumva bakubwirwa noneho ubu ngubu tugiye kubakuzanira bajye bakubona aho ngaho ndabashimiye ntibagire ngo ni ngewe wabatengushye ndashimira kuba abanyamakuru rwose nabivuze mudahwema kushakisha hirya no hino mu kuzamura impano wigeze kumbaza uti ese mwageze kuki buriya hano mu Rwanda hari abana twigishije bari kugenda mu Bushinwa bakabonana na ba Jetri Jackie Chan ndetse mu minsi iri imbere turi gutegura filime zizazamo abo Bashinwa bakomeye nigishije mu bihugu duturanye henshi hari abana bagiye muri Shaolin Temple bamarayo amezi 3 bafite ubumenyi mu bihugu Kenya barahari mfiteyo club muri Canada muri Amerika South Africa ndetse hari n'abari Manchester hari abari mu Bushinwa dufitanye n'umwihariko bitewe n'umubano mwiza hagati y'u Rwanda n'Ubushinwa wihariye na Shaolin Temple ubwo nukuvuga ngo rero mu bihe biri imbere ntago bizabatangaza kubona na Master Coco ari gukina na filime n'umustar muzi ukomeye urakoze cyane nagira ngo duse n'abagana ku musozo ariko tukiri abana natwe akenshi iyo umuntu yarebaga filime akabonamo biriya bintu by'imigeri ingumi kuguruka hejuru hari igihe umuntu yumvaga nawe imbaraga zimujemo ugasanga abana muri karitsiye urimo kubatera imigeri uri kubatega Master hari igitendo nk'icyo cyaba cyarigize kikubaho ukimara gutangira kwiga none utari wagera kuri urwego tuvuga kuri Master ugitangira kumenya ubumenyi bucya muri Kungufu haba hari agatendo wakoze ukiri umwana wakoze cyane rwose mbajije ikibazo cy'ubwenge umunsi wa mbere mpura na Master wanyigishije uziko namwubahutse naramwubahutse kubera iki
Nyamirambo nibyo ntabwo ndi buvuge ngo turi abana babi ahubwo ndashimira kuba naravukiye muri Nyamirambo kuko dushaka kumenya iyo ushatse ukura ushaka kumenya birakorohera kugira ngo ubone inzira. Umunsi wa mbere rero mpura na master wanjye ni ukuri do nagiye imbere mfunga ibipfunsi ibaze master muzima grand master ikintu yankoreye yagiye ankorakora hantu nababwiye njya mu rugo ndarwara arangije aza kumvura hari muzi ko umuntu do nababwiye dore hano umuntu agukoraho gasinzira ariko mu gitondo yaraje ankorera bwa buvuzi navuze bujyana n'uno mukino hari abantu benshi murwara mukagira ibibazo mutari kwibuka ko twebwe duhari kandi ko dufite iyo mpano. Niyo mpamvu mbajije ikibazo cyiza cyane kizaba n'izingiro ry'ubuzima bw'abanyarwanda. Abanyarwanda nimuze mwige kungufu. Ngiye ko wubahutse master wawe hari akandi kamwe ushobora gusangiza abantu ko noneho wowe ibitendo byanjye ni byinshi nitujya mu mateka banzi bazi ko ndindwanye sibyo ndeba nabi mu byihanganire kuko ndindwanye. Iyo tuvuze kungufu y'indwano niyo nize I'm a fighter. Ni nayo mpamvu hari abaterankunga iki gihugu cyacu kiri kureba kure bari kutuzamura ngo tuze kwerekana ko dufite umukino mwiza. Ejo bundi tugiye kujya Tanzania, tugiye kujya Denmark, twereke amahanga ko Rwanda ari cya gihugu bamwe bajyaga bibwira ko kitahagije ariko uyu munsi turahagije mu bumenyi no mu bushobozi. Niyo mpamvu nari musubije mfite icyizere cy'uko mu bitendo byanjye nize imikino njyarugamba ya Gishinwa, nyigisha abana b'Abanyarwanda barabikunda. Uyu munsi nk'uko itangazamakuru munyegereye, uyu munsi nk'uko Homiez production iri gukora iyo bwabaga kugira ngo mutwegere tumenyekanisha impano ziri mu Banyarwanda. Nkanjye wa mugani yego ndasaba imbabazi rwose nimba narakerewe ariko ndumva uyu munsi nicyo gihe ntimuryame ngo musinzire kubera impamvu imwe. Mujye mwibuka ko umutekano twese turi ijisho rya mugenzi wawe. Bityo rero mu mutekano nutamenya kwitabara hari kizabura. Hari abantu bibwa amatelefone, hari abantu barara rwantambi kubera kubura amahoro y'abantu babuza amahoro. Ariko iyo ufite kungufu nabibabwiye ya nyamaswa dragon iguha meditation. Ikibazo ubona muri quartier cyananiranye nimba uko kutakigejeje ku nzego z'umutekano nanjye ngira uruhare mu kugira ngo umutekano ube hafi yabo tubana, mpereye ku muryango wanjye b'abana banjye nabo tubana. Bityo rero nkavuga nti ibitendo byanjye ngiye kubivuga byo ibitendo nziko rwose ndindwanye ndakubita pe. Ntekereza ko tuzakomeza no kubyerekana ibyo uzajya dukora kabisa ariko ntihazagira untizinga kuko ubizanye mu nzira itari nziza nanjye nkwereka ko gukosora bibaho. Ariko kubera ko Homiez production irashaka ko tuzamura impano abana b'Abanyarwanda bajye bajya muri Amerika dukubite bari Abanyamerika tuzabibereka ejo bundi. Hari byinshi bihishwe tuzashira ahagaragara tutagomba kuhisha kuko mwe mwamaze no kungeraho ntacyo byaba bimaze. Tugiye kubyereka Abanyarwanda rwose. Master reka tugushimire rero ku bw'umwanya wawe waduhaye kandi twizera tudashidikanya ko turi kumwe nawe. Tugiye kwereka Abanyarwanda ibyo batari bazi cyangwa ibyo bajyaga bumva, tuzabereka ibyo bajyaga babona muri filime babibona imbona nkubone noneho. Okay, sawa mu mbabarire mbasezeke kugira ngo mpereze icyubahiro buri munyarwanda wese kandi yumve ko mwubaha kubera ko nawe ari ibuye ry'ifatizo. Ariko azabibuye ry'ifatizo namara kumenya ibingibi.